ibyegeranyo byinshi byabazi kugenza cyane imitungo y'abandi no kumenya ingano y'amafaranga yabo nka WSJ, Today, Forbes, Bloomberg ndetse n'abandi bagaragaza ko ubungubu Elon Musk abarirwa ari hagati ya miliyari 380 na 425 z'amadolari bikamushyira mu mwanya wa mbere w'abakire cyane gusumba abandi mu isi. Iruhande rwe Prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump nawe akaba undi muherwe cyane ariko wanahinduka muto cyane kuri ingingo y'amafaranga bombi batunze ubwabo, kuko Elon yamutera inkunga ahubwo yamuha ubufasha cyangwa kanamusengerera akamuremera. Trump we nabarirwa hagati ya miliyari 6.7 z'amadolari, nakayabo cyane nayo rwose ariko kaba kadashamaje namba imbere ya miliyari nyinshi za Elon Musk. Ariko umwe n'umucuruzi gusa, umunyamari n'umunyenganda, undi akaba Prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wamugeraho ububasha bwinshi wanamuhagama ahubwo bikomeye bibaye ngombwa akareba nabi Elon Musk akaba yanagusha cyane ubwami bw'ubucuruzi bwe nobwa hari kumukenesha burundu byari n'ibintu byanagorana cyane. Bombi aba bagabo b'abanyabubasha mu buryo budasubirwaho. Ihangana ryabo nyuma yo kubarizwa ku ruhande rumwe kuba inshuti z'akadasohoka no gushyigikirana byemaze yo mu gihe kinini rirafatwa noneho nk'uko wasana ko inkuba zihanganiye mu gicu kimwe mu kirere cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho biganisha niho benshi bibaza rero, ariko rikabihangana nanone rikomeje gufata intera ikomeye uko bwije nuko bukeye, bisa naho kwiyunga kwabo nabyo bitari ibyejo rwose cyangwa ejo bundi, nubwo nanone bomba ari abantu basanganywe tekiniki zijyana n'ubukoryo bwinshi bwihariye, wanabona n'ibyaha ahubwo babihagaritse nk'ibitarigeze binabaho. Nyuma rero yo gucyocyorana bikomeye ubwabo ku mbuga nkoranyambaga, Donald Trump nta kundi abona ngo yabisobanura, aravuga ko Elon Musk yaba ari guto mutwe nta kindi, ngo agomba kuba yatangiye gusara mu buryo bweruye, kugeza ubwo avuga ko atagishaka no kwakira telefoni yimuhamagara ngo kuko nta kindi asigaranye cyo kuba yavugana nawe. Ati rwose nta gahunda n'imwe mbifitemo, nta kabuza hari wabikozemo ikosa rikomeye ahari. Hari n'abanyamakuru benshi bakomeje kumpamagara ariko ntawe nigeze nemera kuvugana nawe cyangwa ngo ngiye muhamagare muri abo banyamakuru. Barakomeza igihe cyose kumbaza ikibazo kimwe cyonyine, kandi ubu rwose nta nubwo ari byo ndi gutekerezaho na gato, kuko mu by'ukuri ngiye mpugiye ku bindi bibazo binini bikomeye kurushaho, Ubushinwa, Uburusiya, Iran ndetse n'ibindi byinshi cyane. Nta mwanya rero mfite rwose wo gutekereza kuri bwana Elon. Murabizi nanone mwese namwifuza ibyiza rwose nta kindi. Honestly, I've been so busy working on China, working on Russia, working on Iran, working on so many that I'm not thinking about Elon. I just wish him well. Donald Trump ariko akavuga ko aho bigeze nyuma y'icyocyorana rikomeye amazemo iminsi na Elon Musk, ubu noneho ngo n'amasezerano yose y'akazi afitanye na guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo agomba gusubirwamo. Ati nibyo rwose ni ibintu ngomba kurebaho neza mu bushishozi bwose. Uyu ni umugabo ufite amafaranga menshi cyane, mu gihe hari na byinshi akomeje koroherezwamo na leta mu bikorwa bye by'ubucuruzi bwite. Aho bigeze rero ni ukureba neza ko ibyo byose abikorerwa ari ngombwa, haba kuri we nk'umuturage wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'inyungu ze kuko nazo zigomba gusigasirwa, cyangwa se ko no ku gihugu ubwacyo ari ngombwa ko akomeza kugira ibyo yoroherezwamo cyangwa ahabwamo amafaranga ya leta kuko asanzwe afite kandi menshi. Ni ibintu ngomba rero gutekerezaho neza nitonze, kandi byose bigaca mu kuri hagakorwa igikwiye cyonyine. Muri business z'umuherwe Elon Musk hari amafaranga menshi cyane leta ya Amerika ishoramo, harimo nk'akabakabubo miliyari 21 z'amadolari aheruka gusinyirwa, akabakaba miliyari 9 muri yo yarangije no guhabwa ikigo cye SpaceX. Ayo yose anyuzwa muri za kontaro z'akazi, ibiraka n'inkunga, ariko ibigo n'inzego za leta nabyo nka NASA cyemeremo n'ubushakashatsi ku isanzure gifitanye nacyo kontaro z'akazi zarenga miliyari 14 z'amadolari, na SpaceX ya Elon Musk nayo yubaka ibyogajuru. Ayo yose yongerwa hagera kuri miliyari 33 muri kontaro y'icyo kigo giteganya kugirana n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa izindi miliyari 14 NASA n'igisirikare cy'abanyamerika baba bagomba guha Starlink ya Elon Musk icuruza internet y'ibyogajuru bye. Andi nayo nakayabo kadasanzwe tutarondora ngo tuzayavamo, ariko muri rusange yose anyuzwa mu masoko n'ibiraka Tesla, SpaceX na Starlink bya Elon Musk bigirana na guverinoma ya Amerika. Donald Trump nta cyamubuza rwose rero gukubitira Elon Musk hari cyane hahagarikwa hamwe muri ayo masezerano, cyangwa se na yose ahubwo akayamburwa. Guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni umukiriya w'imena n'ingenzi cyane muri business ze zose, na politiki nyinshi zashyizweho zimworohereza mu bijyana n'imisoro. Nta kabuza rwose Trump byamuvugaho byose aramutse abishyize mu bikorwa yamwumvisha kuko akabyumva neza baramutse batiyonze kuko ngwihangana bari muri be ryahagarikwa bwangu.
gusa nanone ntabwo ari ibirayi cyangwa itomati Elon Musk nawe acuruza cyangwa ngo abari aho nk'umucuruzi mu bandi ujya kurangura nawe ashobora ku isoko nk'abandi, ku buryo no kumusimbuza abandi bafatanyabikorwa b'abacuruzi cyangwa kwirengagiza serivisi ze zose nabyo byakorohera guverinoma ya Amerika. Uyu ni umugabo ucuruza ikoranabuhanga rihambaye ahimba ubwe cyangwa se anihariranye cyane, ahubwo nanone ntabwo kamere no gucyocyorana kwe na perezida byashora guverinoma ya Amerika mwihangana rimeze uko na Musk ukora ibyogajuru agaha bashaka internet yabye nakoreshwa mu ntambara kuko igenzurwa n'ibigo bye byonyine ku buryo ari umutekano wose n'ibanga ritakwinjirirwa n'uwari we wese mu buryo bw'ubutasi bujyana n'intambara. Ni byinshi cyane nawe rero yakora kandi akageza ku isoko ku buryo na leta ya Amerika idashobora rwose kugubwa neza na busa no kuba nawe yakwicururiza ibyo byose mu buryo bw'umuntu wigenga ku giti cye, nta politiki izayibishyizwemo abiha n'abandi bose ashaka mu mahanga bashobora no kubarizwamo abo bahanganye nabo kuko batabura kugura ibye ngo bamubuze no kubicuruza ahandi n'abandi. Ababisesengurira hafi cyane rero nabo bagasanga Donald Trump na Elon Musk bombi ari abantu bahuje cyane kamere yo gutomboka no kwasasa buri kibazo cyose bagiranye n'abandi ako kanya bigakwirakwira isi yose, ariko kweyunga kwabo nanone ku nyungu z'impande zombi birahabwa amahirwe menshi kuko hari inyungu za Musk ku ruhande rumwe ubwe n'iza Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'igihugu n'ubutegetsi bwacyo bwabyo byose birebwaho kurusha kure cyane iryo hangana ryabo bombi. Impamvu z'ibi byose nanone hari abavuga ko zingana ururu gusa. Umushinga w'itegeko rigena ingano y'amafaranga leta ikoresha ushyizwe imbere n'ubutegetsi bwa Donald Trump ariko akomeje kunengwa cyane n'uyu muherwe Elon Musk usanga afite n'ijambo kimwe n'umwanya ugomba kuba ukomeye nawo muri ubwo butegetsi bwe kuko yemeza ko Trump wenda atari no gutorwa ngo abugereho yatanabimufashamo ngo amushyigikira abishoramo n'amafaranga ye menshi. Miliyoni 288 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo Elon Musk yashoye mu gushyigikira Trump n'ubutegetsi bwe kuva mu bihe by'amatora no kwiyamamaza. Sebyo gusa kandi ni ubutegetsi Elon Musk nawe yahawe mu mwanya wo kuyobora ikigo cyangwa ishami ridasanzwe bise Doge rimaze iminsi rishinzwe kugenzura imikorere ya guverinoma na serivisi zayo mu kubyihutisha cyane kandi bigenda neza, kimwe no gukora ibijyana n'ibarurishamari, ariko naryo risa n'iryahise rihagarikwa muri uko gushwana no kutavuga rumwe kwabo mu buryo bweruye. Musk arasezera. Kuri Elon Musk rero nawe nyuma yo kubona ko nta miyaga wa mugani namba Donald Trump agiteganya namba kumuhira muri business ze yarabishe ararubira atuye mu Prezida Trump n'indashima cyane rwose, dore byatangiye kunkorera na miliyoni zanjye zose z'amadolari namushoyeho n'imirimo ye yose kugeza ubu, niba ariko nyetora ngenda sanga rwose akwiye no kweguzwa ahubwo mu maguru mashya akagenda. Elon Musk yanagiye kure kandi anandika ko Donald Trump nawe ngo yabarijwe mu mubare w'abaherwe n'abategetsi n'ibyamamare bijanditse cyane mu bikorwa byo gusambanya abakobwa bakiri bato byategurwaga n'undi muherwe nyakwigendera Jeffrey Epstein, ariko ageze aho ibyongera kubisiba. Uko biri kose rero uretse kuba hari abandi nabo mu mpande nyinshi bagerageza kubumvikanisha, aba bagabo Musk na Donald Trump nabo baziranye kuri byinshi mu buryo n'itandukana ryabo mu mikoranire nta kabuza rishobora kurangirana n'igihombo gikomeye cyabarirwa muri za miliyari nyinshi z'amadolari, nubwo bitasobanura nanone na gato ko Elon Musk yakena cyangwa ngo ave no ku mwanya wa mbere w'abafite amafaranga menshi mu isi. Abamukurikiye kuri urwo rutonde rw'abatonzi karundura gusumba abandi bose mu isi yabahaye umwitangirizwa ukomeye abarusha menshi, kandi nanone ubucuruzi bwe mu bindi byose bisigaye no mu mahanga ntacyo bwahindukaho, byanasaba ibindi byinshi ku masoko y'imari n'imigabane, ariko nyine nihangana uretse kuba riri hagati y'aba bagabo babiri bombi bibikomerezwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no kwese rinashimangira neza bari bo nk'abantu. Benshi bemeza ko bisanzwe ari ibintu bigoye cyane n'ubundi ko izera ubucuti n'imikoranire ariyo yose yaramba n'umwe muri bo yaba Trump cyangwa Musk. Buri wese muri aba bombi ngo ahinduka nk'igicu igihe cyose mu byemezo byanahindukamo ahubwo ikinyuranyo cye byabibanjirije, iyo ngo ni kamere bombi bahuriyeho cyane. Nta kindi gihe inzu yatakanwa amabengeza nka nyuma yo guterekwamo intebe zacu byonyine, sofas and sectionals, ni nacyo gihe rwose uzabiruhukiramo mu kanyamuneza kose n'ibiganiro mu njyana utarambirwa, kimwe n'intebe zo mu busitani n'amabaraza, dining sets z'amabengeza kuva ku ntebe n'ameza by'amabara atabura n'ubundi gutera apeti, ibitanda, matla n'utubati, aho n'icyumba cyawe cyose duhindura ingoro y'ibitotsi no kuruhukana inzozi, ibikoresho byo mu biro nk'ameza n'intebe biguherekeza kuva ku bitekerezo, imigambi yawe kugeza ku musaruro wose. Gana Golden Furniture dukorera rwagati mu mujyi wa Kigali mu rubavu rw'inyubako yo kwa Rubangura munsi y'igicupa cya Coca-Cola, uragura tunagutwaze ku buntu, naho ibiciro byacu byo ni nko ku ruganda n'ikiranguzo. Hamagara ku buntu 1514 cyangwa kuri 0788 200 507. Ikaze muri Golden Furniture. Inzozi Park, ihuriro ry'ibirori, ubukwe, inama, kwiyakira n'imyidagaduro. Utegura ubukwe bw'inzozi zawe, umunsi w'amavuko, inama,
cyangwa se ushaka no kugira umunsi mwiza wo kwiruhukira no kwidagadura, byose ni ukuvuga icyarimwe cyangwa se mu bihe bitandukanye ahantu hamwe. Iyo uhisemo ko bibera mu Nzozi Park, bingana no kubika urwibutso rw'ibihe byiza mu bunyamwuga bwose. Dukodesha abera ubukwe, inama n'ibindi birori. Dufite kandi ubunararibonye mu kubategurira ibirori no gutakana amabengeza yose aho biri buze kubera. Inzozi Lounge ni bar na restaurant ufatiramo ibyo kunywa n'amafunguro ateguranye ubuhanga. Inzozi Park kandi tunabafasha kwakira abana mu myidagaduro n'udukino twabo mu mutekano wose. Gana Inzozi Park, ihuriro n'igicumbi nyacyo cy'ubukwe, ibirori n'inama, amacumbi n'imyidagaduro ku bana n'abakuru. Ahangaha ni ahantu hakwiriye amahitamo yawe y'icyerekezo cy'inzozi koko. Waduhamagara kuri 0782 33 69 32 cyangwa se 0782 64 31 62. Inzozi Park duherereye Kicukiro Gahanga hafi ya sitasiyo ya Merez.